wangu ndimo ndasekana umujinya, iyi covid yaradukanze, ariko si uko ko mana yanjye noneho ubu ndabaho ndaburara kuko nari ntunzwe n'amafaranga ya hariya mu mujyi nikorera ikimotari akazi kagenda, none amafaranga yarabuze, covid nayo ibizanye ibibazo, lockdown ati paka chini ya nyumbani, tugeze ati wenda twumvisha agatangazo ngo bari gufasha, reka da ati motari mwe ntimurimo, mwe mwakoraga ku mafaranga, twaguraga ku mafaranga, Rwanda Revenue nayo dusaka, rura nayo tureba, igihe kigeze cyo kuzahura ubukungu birongeye bisubire hasi, ariko sibi nibikiwe bagenzi abapasiteri rwose namwe mutubabare, ntabwo mugisenga, mutekesha ikinyagwa cyazanye na shitani y'umuhanya, iyi covid akazu nagakodeshanye, ubu se we nyiri iryondo ryo nzamubwira iki, leta nawe nta kiyamubwiye ku mereri ariko ubundi mwe mwabona umuntu usekana umujinya gatwiturize mwana, gatwiturize, wenda umwami Yesu bavuze nawe azatumanukira, azamanuka ryari igihe bavugiye, ariko mana mazengesho ino minsi ngaho da ngiye mupfe kunyihera ku gasubscribe, mukore na gashare na like, wenda ndeko naziboneye ikiryo, aha apu.